Muraho murakoma amashyo ikaze ku mateka nyarwanda. Nanjye nkaba wigaba rwankwakuze kudeta yo ku Rucunshu, intambara yo ku Rucunshu mu Kuboza 1896. Uwakubeshya ni uwakubwira ko uyu mwami yatangaga, uwamusimbuye yahitaga ategeka nta nkomyi. Mu by'ukuri ubwami bwakunze kugira ubwiko, ni ukuvuga urwangano rw'abavandimwe. Hari ibikomangoma bimwe byagiye birangwa n'umuco mubi wo kurwanira ingoma nyiginya. Impamvu ni uko bimwe mu bibazo by'ingenzi muri politike ari ukugena imitunganyirize y'ikibazo cy'umusimbura. Mu butegetsi bwa cyami, gutangira gutegeka k'umwami babyita kwima ingoma, bivuga kwima undi ngoma, ukicara ku ntebe y'ubwami ukayima undi uwo ari we wese igihe wowe umaze kuyihabwa. Kigeli wa kane Rwabugili ajya gutanga, yimitse umuhungu we witwaga Rutarindwa, amushakira n'umugabekazi w'umutsindirano witwaga Kanjogera, ahabwa izina ry'ubugabekazi rya Nyiramibambwe wa kane Kanjogera, kuko nyina wa Rutarindwa ari we Nyiraburunga wari waracyuwe na mubyara we Rwabugili yari yarapfuye, yishwe na Rwabugili ahorera nyina. Intambara yo ku Rucunshu yabereye ku Rucunshu n'ubundi muri komine Nyamabuye Igitarama, ubu ni mu karere ka Muhanga. Yabaye mu rugaryi rw'umwaka w'1896 hagati y'abari ku ruhande rw'umugabekazi Kanjogera bashaka ko himika umuhungu we Musinga, n'abari ku ruhande rw'umwami Mibambwe Rutarindwa. Iyo ntambara yaje kurangira ingabo zo ku gice cya Kanjogera zitsinze za Rutarindwa. Dore imitegurire n'ishyirwa mu bikorwa by'intambara yo ku Rucunshu. Byatangiriye Ingeri muri Nyaruguru. Rwabugili yateganyije umusimbura, uwo yahisemo ni umwe mu bana be b'icyitiriro, ni ukuvuga abana b'abazanano, ari we Rutarindwa. Nuko Kigeli wa kane Rwabugili aramwimika, imihango yose irubahirizwa, aherezwa n'inyonga, ari byo bimenyetso by'ubwami. Yima ku izina rya Mibambwe wa kane Rutarindwa. Rutarindwa kimwe na Baryinyonza, Karara na Burabyo bari abana b'abazanano. Rwabugili yacyuye Nyiraburunga umukonokazi wari mubyara we, atwara n'abo bana bitabe nk'uko byaremeze mu muco w'icyo gihe. Ise w'abo bana Gacinya ka Rwabika rwa Gahindiro aricecekera aranuma kugira ngo atahagwa. Rutarindwa yimitswe afite imyaka nka 22 kandi afite abana batatu, Nyamuheshera, Sekarongoro na Rangira. Kimwe mu bice byari bigize ubwiru, ni ukuvuga irage ry'abami n'umurage w'ingoma, Rwabugili abishinze abiru b'inkoramutima ze. Abari bari muri iryo yimikwa ni nka Bisangwa bya Rugombituri na murumuna we Sehene na Mugugu wari umutware w'ingabo Abarasa, abashinga kuzashyigikira Mibambwe wa kane Rutarindwa, anabaraga iby'izungura. Nyina wa Rutarindwa ari we Nyiraburunga yari yarishwe na Rwabugili mu mubare w'abo yishe ahorera nyina mu Rurunkwere. Ibyo byatumye Rwabugili aha Mibambwe wa kane Rutarindwa umugabekazi w'umutsindirano, ari we Kanjogera, bamwe bitaga Kanzogera. Abiru n'abasizi bahise babwira Rwabugili ko arikoze, hashoje intambara. Uti kubera iki? Dore impamvu. Itegeko ry'ubwiru ryagengaga izungura ryagenaga ko ubwami mu by'ukuri budahabwa umwana w'umwami uzungura, ahubwo buhabwa bamwe mu bwoko bwitwa ibibanda, bakurikije umwuka wa politike n'inyungu z'abiru. Ibibanda
ni ukuvuga amoko yavagamo abagabekazi ari Abaha, Abakono, Abega n'Abagesera. Gusa ubwoko bw'Abagesera bwo bwiyongereyeho mu buryo butunguranye. Umugabekazi w'umugeserakazi yabaye umwe rukumbi, ari we Nyirakigeli wa gatatu Rwesero, nyina wa Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Rujugira yamukuye mu Bagesera mu bazirankende b'i Gisaka, aho yari yarahungiye ubusazi bwa se Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Ibibanda bikomeye rero ubundi biba bitatu: Abega, Abaha n'Abakono. Kugeza igihe Rutarindwa yimikiwe na Rwabugiri, ubwoko bw'Abakono bwari bukomeye kuko bwavuyemo abagabekazi batatu, aribo Nyirakigeli wa mbere Nyankuge, nyina wa Mukobanya, Nyirayuhi wa gatatu Nyamarembo, Nyirayuhi wa gatatu Nyamarembo, nyina wa Mazimpaka, Nyirakigeli wa kane Murorunkwere, nyina wa Rwabugiri. Nyina wa Rutarindwa ari we Nyiraburunga, nawe yari Umukonokazi ariko yari yarapfuye. Umugabekazi w'icyitiriro, ni ukuvuga nanone w'umutsindirano, Nyiramibambwe wa kane Kanjogera, yari umwegakazi w'Umwakagara. Ni ukuvuga ko yari mwene Rwakagara, ari we ubyara Abega b'Abakagara. Uyu Kanjogera kandi yari umugore Rwabugiri yakundaga cyane kuruta abandi bagore be bose. Amwe mu makosa bashyira kuri Rwabugiri n'aya: irya mbere, gutsindira umwami amuha Kanjogera aho umugabekazi badafite aho bahuriye, kandi Kanjogera nawe akomoka mu bwoko butanga abagabekazi kandi bukomeye. Irya kabiri, kuba uwo Nyiramibambwe wa kane Kanjogera nawe yari afite umuhungu yibyariye mu nda kandi yabyaranye na Rwabugiri witwa Musinga, yarangiza akamaro Rutarindwa ngo amubere umutsindirano cyangwa se amubere nyina w'icyitiriro. Ikosa rya gatatu, Rwabugiri yirengagije ihame ry'ubwiru ryavugaga ko iyo umwami yimye atagifite nyina umubyara mu nda, bamushakira undi umubera nyina ariko wo mu muryango nyina akomokamo, urugero nka ba nyina wabo, kandi wo mu bwoko buramucyuye gutanga abagabekazi. Ikiyongereye kuri ibyo ni uko bagombaga kumuha yagombaga kuba nta mwana w'umuhungu ahekeye umwami watanze. Aha bikaba bigaragara ko Rwabugiri yirengagije ibyo byose, agaha ubwami umuhungu we Rutarindwa, akamara n'umugabekazi w'umwegakazi, kandi abari bataye mu bugabekazi bari Abakono, ndetse Rutarindwa ari n'umuzanano, ntabwo yari uwa Rwabugiri, n'uwo Nyiraburunga atahanye kwa Rwabugiri. Igikomeye kuri ibyo ni uko yamuhaye Kanjogera nk'umugabekazi w'umutsindirano, kandi nawe ahetse umuhungu w'uburabwe Musinga, kandi icyo cyaranaziraga mu bwiru bw'iyimikabami. Abega babonye Rwabugiri akoze ibyo, bariyamira bati nimumureke ingoma itashye ibwega, igisigaye ni uguhirika Rutarindwa, ubundi hakima umwana wacu Musinga. Uwo mugambi wacuzwe ahanini na Kanjogera na basaza be Kabare na Ruhinankiko n'umuhungu wabo Rwidegembya rwa Kigenza cya Rwakagara. Uburyo bakoresheje bukaba ari ubu bukurikira: ubwa mbere, kumwomoraho amaboko ya bamwe mu bari bamushyigikiye, aribo Bisangwa, Sehene, Mugugu wa Shumbusho na Muhamyangabo. Bisangwa yoherejwe Ishangi kurwanya abasirikare bari baravuye muri Kongo, yari ubukonde bwa Leopold wa kabiri, umwami w'Ababiligi, bayobowe na Liyetona Sandrart. Bisangwa arahagwa. Mu gihe bamwe bahungaga ndetse barimo bene Rwabugiri, Bisangwa yageze ati mpunze mva mu mahanga ni Rwanda byakumvikana,
none ubwo ndi mu Rwanda ahandi nahonga ngana nihe? Nuko yanga guhemuka, yiyahura asatira umubirigi Liyetona Sandarate. Uwo mubirigi amukubita isasu mu gahanga, bisangwa agwaho. Apfa amaze kuvuga ngo uwanyoye amata y'ibwami ayishyura amaraso. Yari umutware w'ingabo zitwa Ingangurarugo. Sehene wari umaze kugabana ibya mukuru we Bisangwa, yagiriye inama Mibambwe wa kane Rutarindwa yo kwikiza Musinga akamwica, kugira ngo ijuru ry'ibwami ryari ryuje ibihu by'inzangano n'ubuteganya ritamuruke, ariko ibi byo kugosora mu rucaca. Mibambwe wa kane Rutarindwa yumvaga atatinyuka kwica murumuna we. Yaravuze ati si ubwo ko natinyuka kwica murumuna wanjye nta n'icyaha yakoze gikomeye cyicisha umuntu. Nuko abyorera gutyo. Ingenza izatinze kugeza ku Bega ibyo Sehene yavuze abwira umwami Rutarindwa birimo umugambi mubisha wo kwica Musinga. Nibwo Kabara ateze umutego Sehene, aramushukashuka amujyana ahiherereye, nuko amuteza ahantu yari yararitse, baramusingira baramuniga. Sehene apfa atyo bucece nta rusaku. Mugugu wa Shumbusho we, Kanjogera, Kabare na Ruhinankiko babanje kumwangisha umwami Rutarindwa. Rutarindwa nawe yemera amabwire yabo, kandi mu by'ukuri bari bagamije kumuvutsa amaboko ya Mugugu wari umukomeyeho kandi anamushyigikiye. Nanone abo Bega banashaka kumutwara intara ebyiri yategekaga, Gihunya na Mirenge mu Gisaka, akaba yari yarashyize amuhagarariye bahamutegekera, ariko we agatura mu Burima mu Nduga. Abo Bega rero bohereza ingabo zo kumutsinda iwe. Nawe agerageza kwirwanaho, abonye byanze asezerera bamwe mu ngabo ze. Abatware be bo bamukomeraho, abonye asumbirijwe yanga kugwa mu maboko ya Bega, nuko yitwikira mu nzu hamwe n'abe n'abavandimwe be Semukamba na Karwanya. Mugugu yari umutware w'ingabo zitwa Abasa. Muhamyangabo yari mwene Byabagabo, akaba umunyiginya w'Umugunga. Niwe wari ushinzwe urugo rw'umwami rw'i Kigali rwacungwaga na Musomandera muka Rutarindwa. Uwo mugore yagiranye amatiku na Muhamyangabo, nuko yumvisha umugabo we ko Muhamyangabo agomba gupfa. Nuko Rutarindwa atanga uwo mutware, atangwa hamwe n'umuvandimwe we Ndabahimye n'umuhungu we Mujuguri. Muhamyangabo mu gihe bari bamujyanye bajya kumwica, nibwo yavuze iri jambo agira ati, ndamakoma ngiye gusasira amakombe. Yari azi ko Mibambwe wa kane Rutarindwa wari umaze kumutanga azamukurikira bidatinze hamwe n'ibindi bikomerezwa. Uburyo bwa kabiri ni ugushaka amaboko, gushaka abagomba gushyigikira Musinga na Kanjogera. Kabare, Ruhinankiko na Kanjogera ntacyo batakoze kugira ngo umugambi wabo wo kwica Rutarindwa utabapfubana, cyane cyane ubwo yari amaze kubona ko ibwami hari amacakubiri. Dore rero babanje kwiyegereza. Bene Rwabugiri batagize amahirwe yo kurya ku by'ibwami, kubumvisha ko ntabyo bagomba kwivangamo, ko niba batanashyigikiye Musinga byibuze batajya aho babogamira. Abo ni nka Shozamihigo umutware mu Marangara, Sharangabo umutware mu Buganza, Kitatire umutware mu Bwanamukari. Ngo uyu Kitatire Musinga aramukundaga cyane, akaza na Baryinyonza murumuna wa Rutarindwa,
uwibeshye akizera amabeshyo ya Kanjogera na basaza be, akagambanira umuvandimwe yibwira ko we ntacyo azaba. Muhigirwa we yemeye kubogamira kuri Musinga ariko rwihishwa. Mu Biru, kubera ko Abiru bari bubashywe na rubanda, byari ngombwa kwiyegereza bamwe. Ibyo byatumye Abega begereza umutware w'Abiru bose ari we Rukangirashyamba rwa Kanyamuhungu. Niwe wari ufite umwanya wa kabiri mu cyubahiro kuri rubanda, inyuma y'umwami n'umugabekazi. Rukangirashyamba yari umutsobe w'umugarura. Abatsobe hafi ya bose babagamiye muri urwo ruhande. Rukangirashyamba yahise agabana Mirenge yo mu Gisaka. Mu batware, Rutishereka umunyiginya w'umwene Gitore. Icyo gihe yari akomeye ibwami kandi ari inshuti ya Kabare. Bari indatana z'inyabubiri. Muhigirwa yari yagiriye inama Mibambwe wa kane Rutarindwa yo kwica Kabare na Rutishereka, ariko aranga. Abandi batware ni Rwangampuhwe na Rubasha, bakaba bari abakono, babaye abagambanyi. Ariko rero hari n'Abiru bari mu ruhande rwa Mibambwe Rutarindwa, nka Rutikanga rwa Nkurwingoma, Umusindi w'Umutege, umuhanga mu ntekerezo z'ubwiru. Uburyo bwa gatatu ni ugushoza intambara. Abega n'abanyamugambi babo bashoboraga gufata inzira yo kuroga cyangwa guhotora Rutarindwa mutaye mu gico, ariko kubera ko Rutarindwa yari afite inshuti z'inkoramutima zimuri iruhande kandi zimurinda, bahisemo inzira y'imirwano. Ibwami bari bacumbitse i Rukaza ku musozi witwa Rucunshu muri komine Nyamabuye, nko mu birometero 5 uvuye mu majyepfo ya Kabgayi, mu gihe bari bagitegereje ko urugo rw'Irwamiko hepfo ya Shyogwe rwuzura. Burya rero ngo impamvu ingano ruru, bamwe bavuga ko kurwana byaturutse ku bana barwanaga, abandi ngo ni ku nzuki zasandajwe. Hari n'abavuga ko muri icyo gihe wabonaga abantu ku ruhande rumwe bagendana intwaro, urugero nk'imihoro, amacumu, imyambi n'imiheto, nabo ku rundi ruhande ari uko, ubona abantu bagenda batambuka barebana ikijisho, basa n'abo biteguye gukora akantu. Urugamba rumaze kurema, abarwanira Mibambwe ya kane Rutarindwa basatiye inzu y'umugabekazi ari kumwe na Musinga, ari nako bayikikiza. Bayimereye nabi ku buryo Kanjogera yashatse kwiyahurana n'umuhungu we, maze Kabare arababuza. Ubwo umugambi w'Abega wari wapfubanye iyo atahagoboka Rwamanywa rwa Mirimo, akaba umwega w'umuhenda, ari kumwe n'ingabo ze zitwaga Abatanyagwa, zari ziturutse mu Budaha. Ingabo zo kwa Kabare na Musinga zibasamira hejuru zirabayobya, kuko ubundi bari baje gutabara umwami Rutarindwa. Ingabo zo kwa Rutarindwa zari zimaze kunanirwa, ziganzwe n'izo mu ruhande rwo kwa Musinga, zari zivanzemo za ngabo zigifite amavamuhira. Ingoro ya Rutarindwa irakikizwa, abo kwa Musinga barayisatira, umwami abona ko byamurangiriyeho. Umwami Rutarindwa abonye ko yaneshejwe, niko gufata icyemezo gikomeye yegereza ibirango by'ubutegetsi, harimo n'ingoma Karinga, ariyo yakwitwa ibendera ry'ubu,
afata n'umuryango we bitwikira mu nzu aho kwicwa na mukase Kanjogera. Intambara yahise irangira kuko wari ukenewe ngo yicwe yaramaze gutanga. Mibambwe wa kane Rutarindwa arahagwa hamwe n'umugore we Kanyonga n'abahungu be 3 n'abayoboke bamwe na bamwe bakomeje kumukomeraho kugeza ku munota wa nyuma. Kabare byose bikorana bakoreye idasanzwe, aterura Musinga amushyira hejuru, abwira imbaga ihagaze mu mirambo ati, rubanda dore umwami w'ukuri Rwabugiye yaraze ingoma ni Yuhi Musinga, naho Rutarindwa yari yarigize ikigome kikihaye ingoma. Bamubwiye ko ingoma z'ingabe zahiye, Kabare arabasubiza ati, haguma umwami ingoma yirabazwa. Kanjogera hamwe na Kabare bahise bimika Musinga afata izina ry'ubwami rya Yuhi. Ubwo rero Kanjogera mu nsinzi irambye yahise yambura ubugabekazi bwa Nyiramibambwe, yambara ubwa Nyirayuhi. Ingoma y'ikinyoma yahise itangaza ko Rutarindwa yari yaribye ingoma abonye se Rwabugira amaze gutanga, yitwaje ko Musinga yari akiri umwana. Iyi ngoma ya Musinga yabayemo amahano kuko yari akiri umwana, ategekerwa na Kanjogera ari we nyina hamwe na ba nyirarume, urugero nka Kabare. Abarokotse intambara yo ku Rucunshu bageze bati, Rwabugira yatanze ingoma nyiginya pe. Nyuma y'iyo ntambara ibwami havutse urwikekwe, havuka ibitwe ibiri kuko amazimwe n'urwangano nibyo byahawe intebe. Ubwicanyi buvuza ubuhuha, ihunga riba riratangiye kuri bamwe. Ibihuha byibasiye rubanda, bakicwa bashinjwa ko bagitsimbariye kuri Rutarindwa. Ibi ngo byakorwaga bashaka guhamya ingoma ya Musinga. Icyo gihe Abanyiginya bagiranye ibibazo n'Abega kuko hari bitotezwa rikaze ryaherekejwe no guhunga. Ibirango by'igihugu byahiriye mu nzu ya Rutarindwa. Ibyasibijwe iyo birango ntabwo byahawe agaciro kuko Abanyarwanda ntabwo bigeze babyemera. Impamvu ni uko bavuga ko ibyo birango by'ubutegetsi bw'u Rwanda byari kuzabaho igihe cyose umwana w'Umunyarwanda akazabimenya. Naho Kabare bati, Karinga ni igiti bazabaza ikindi, ariko umwana wacu yima ingoma. Ngibyo muri make by'intambara yo ku Rucunshu. Haguye abantu benshi cyane, ari umwami, ari ibikomangoma, ari na rubanda. Nuko Abega barategeka, barica barakiza. Ubwo ingoma y'Abanyiginya bizimiye ityo. Uko guhirika ubutegetsi kwakurikiwe n'intambara zikomeye zasanze ubwami budafite ingabo zikomeye cyane. Izo ntambara z'abari barakomeje kunamba ku mwami Mibambwe wa kane Rutarindwa ziswe intambara z'abahinza. Zatumye ubwami bwitabaza abazungu bari barageze mu Rwanda kugira ngo bafashe gusina izo ntambara zashobora kubahirika ku ngoma vuba cyane. Kubera ko Kabare yari azwiho ubutwari ku rugamba mu gihe cy'ingabo za Rwabugiri, byatumye ingabo zimwumva vuba, zanga kwitiranya nawe ngo hato zitikora amata ku munwa. Maze guhera ubwo Abega barategeka, bakica uwo bashatse bagakiza uwo bashatse, bakagabira uwo bashatse bakanyaga uwo bashatse. Ububasha bwose bw'ingoma Nyiginya babwegukana ubwo. Ububasha bwose bw'ingoma y'Abanyiginya barabwegukana uhereye ubwo. Reka noneho tuvuge ku nkurikizi y'intambara yo ku Rucunshu. Iyo ntambara rukunduzi yo ku Rucunshu yahitanye abantu benshi n'ibintu byinshi. Ibyo byose bigira inkurikizi nyinshi mu muryango nyarwanda.
Izo nkurikizi ni izi zikurikira. Iya mbere, Karinga yataye agaciro. Twabonye ko ingoma Karinga yasumbaga umwami igahabwa icyubahiro cyihariye. Kabare we yakoze amahinduka akomeye mu bya politike y'ibwami, ubwo yiyamiraga agira ati haguma umwami ingoma yirabazwa. Aho yeretse rubanda ko ikiri ngombwa ari ukubona umusimbura, naho ingoma ari igiti bashobora kubaza indi. Ariko ubundi ntabwo ari uko yasanzwe bayibona. Inkurikizi ya kabiri, havutse impaka zerekeye ukuri ku bwami bwa Yuhi Musinga, cyane cyane byari biturutse ku mazina ya cyami. Ubundi byari biteganyijwe ko izina Yuhi rikurikira irya Mibambwe. Kuba rero abishe Mibambwe wa kane Rutarindwa barahaye Musinga izina ry'ubwami rya Yuhi, ni ukuvuga ko bemeye ko nta kundi byagenda Rutarindwa yari umwami wemewe n'amategeko y'ubwiru. Rubanda rwo ntirwigeze rubishidikanya. Iya gatatu, kugororera abayoboke bashyigikiye Yuhi Musinga. Ukurikije ubwoko usanga bazamukiye cyane ari Abega n'Abatsobe, abandi ni Abanyiginya batitabiriye gushyigikira Rutarindwa. Abakono babaye nk'ibicibwa mu Rwanda, ndetse muri bo hari abahungiye muri Uganda. Mu mwaka w'1910 Abega bavugagaho ko bafite imisozi hirya no hino kandi bakaba bakomeye, harimo nka Kabare, Rwidegembya, Kayondo, Rwubusisi, Mpetamacumu na Nyirinkwaya. Inkurikizi ya kane, gutsembatsemba abagome. Kuva muri 1996 kugeza muri 1998 Abanyiginya barishwe karahava, abandi baranyagwa. Abakusi muri 1905, Rwabirinda 1905, abandi bagirirwa nabi nka Kayijuka bashirije amaso. Nuko urwango rw'Abega n'Abanyiginya rusa n'urubaye akaramata, ruba iciro ry'umugani. Iya gatanu, ibwami havutse imitwe ibiri ishyamiranye cyane izwi mu mateka y'u Rwanda. Iyo mitwe yaranzwe n'amazimwe, ubutiriganya n'inzangano z'ununuka. Dore uko yari iteye: Kabare hamwe na Rutishereka, Ruhinankiko hamwe na Karira, wongeyeho Baryinyonza wari warabandishijwe na Ruhinankiko. Karira yari mwene Rwogera, aza kuba nyirabukwe wa Rutarindwa, ariko rero akaba inshuti magara ya Kanjogera, ngo bari indatana. Inkurikizi ya gatandatu, intambara yo ku Rucunshu yabaye urugero rw'urwikekwe n'ubugome bugamije gufata no kwiharira ubutegetsi n'amaronko, itera igisare kinini kandi kirambye mu bikomangoma. Ku ruhande rumwe Abega banganye n'Abanyiginya, ku rundi ruhande Abega bazanunuka n'Abakono. Ayo akaba ariyo mateka nyirizina n'amashirakinyoma y'intambara yo ku Rucunshu yabaye iciro ry'imigani ikanacisha benshi urondogoro. Reka noneho tuvuge kuri Mugugu, Rutarindwa na Rwabugiri. Amateka agaragaza ko umwami Kigeli wa kane Rwabugiri ari umwe mu bami bavuga ibikorwa bitandukanye mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda, wazengeje amahanga kakahava. Amateka avuga ku mabyiruka ye, akerekana amatwara yo gukunda intambara yanaranze uyu mwami kuva mu bwana bwe. Umugore wa mbere wa Kigeli Rwabugiri ni Nyiraburunga, nyina wa Rutarindwa, Baryinyonza na Karara. Yamurongoye ageze mu kigero cy'imyaka nka 20. Nyuma y'irimburwa rya Rugereka n'Abagereka, ni ukuvuga Abega bakomoka kuri Rugereka rwa Byavu. Rugereka uyu yari murumuna wa Nyarwayo Rutesi watwaraga Imvejo n'Impama kwica,
akaba yari umutoni wa Nyiramavugo ndetse akanaba umukwe w'ibwami. Yahitanywe n'umwami Mutara Rwogera, ise wa Kigeli wa kane Rwabugiri, amuziza agasuzuguro k'akizerabuhake ngo yari asigaranye, maze ibyo bigabana mwene nyina Rugereka. Mu itanga rya Rwogera havuzwe ko arozwe indwara y'igituntu, maze hatungwa agatoki Rugereka kuba nyirabayazana w'urwo rupfu, ngo agamije guhorera umuvandimwe we Nyarwaya Urutesi. Ibyo byatumye Nyakigeli Murorunkwere wari ubimanye n'umuhungu we Kigeli wa kane Rwabugiri batera Rugereka n'ingabo ze bakabarimburira ku rwesero rwa Nyanza i Nyabisindu ku gasozi kahoze kubatse urukiko. Benshi mu bagore Rwabugiri yarongoye usanga bari abakonokazi. Ibi byatera umuntu kwibaza impamvu yateye umwami kwibanda mu bwoko bumwe kandi atari bwo bwonyine bwavagamo ibibanda, ni ukuvuga atari bwo bwoko bwonyine bwabyaraga abagabekazi. Ibi byose ngo byari ku mugambi w'umugabekazi Nyirakigeli Murorunkwere, nyina wa Rwabugiri. Nyirakigeli Murorunkwere wari umukonokazi yashakaga gushyingira umuhungu w'abakonokazi gusa kugira ngo ubwoko bw'abakonokazi buzame ku bugabekazi igihe kirekire. Uwabimburiye abandi kugera ku gisasiro cy'umwami ni mubyara wa Rwabugiri Nyiraburunga, akaba nyina wa Mibambwe Rutarindwa. Uyu yamwambaye Gacinya ka Rwabika wari waramurongoye mbere, ndetse anatahana ibwami abana yabyaranye na Gacinya. Ibi bituma benshi banashidikanya ku kuba niyo Rutarindwa koko ari uwa Rwabugiri. Mu bandi yarongoye bavuga nka Nyiramparaye murumuna wa Nyiraburunga, nawe yambaye Ruhanga rwa Muvubyi. Nyuma yaho yarongoye n'abandi bakonokazi nka Nyiramarora, Kagoyire n'abandi. Imigambi ya Murorunkwere yaje kumupfubana. Nyirakigeli Murorunkwere washakaga ko abakonokazi baregama ku ngoma yaje gura n'amakozere ndetse anabigwamo. Ibi ngo byaturutse kuri Nkoronko wahoze ari umugabo we mbere y'uko Mutara Rwogera Musumbakaza. Gusumbakaza ni ukurongora umugore wigeze umugabo. Mbere y'igitero cya Mirama cyagabwe na Rwabugiri agamije kunyaga inka z'Abanyankore, bamwe mu bahima bigira inama yo kuyoboka umwami w'u Rwanda batinya icyo gitero cyariho gihwihwiswa. Urugero ni umuhima Gasiribori babona bamwe muri bene wabo barabukiye Rwabugiri inka z'inzungu 30 ngo azabarengera igihe cy'igitero. Benshi mu b'ibwami bifuje kugabana izo nka kuko ngo zari nziza cyane. Nkoronko nawe yari umwe muri abo bararikiye cyane izo nka, nyamara ntiyazihabwa kuko zagabanye se Ruteganya rwa Kivura azihawe na Murorunkwere wari waramutonesheje. Ibyo byatumye Nkoronko yanga se Ruteganya cyane, maze asigara ashakisha ikintu cyose cyakora kuri se Ruteganya ngo amwirenze, nubwo nyamara atari bari batumye ataragize izo nka. Nkoronko yahimbiye ikinyoma se Ruteganya agira ngo amwicishe, maze akwiza hose ko uyu mugabo asambana n'umugabekazi Murorunkwere. Ibi Nkoronko yafashijwemo n'abagore ba Rwabugiri na basaza babo, nyamara ntibibutse ko mu kuvumbika se Ruteganya mu muriro n'umugabekazi yabigenderamo. Gusa icyo kinyoma umwami Kigeli wa kane Rwabugiri wakundaga nyina cyane yabanje kukirengagiza. Abagendaga kuri se Ruteganya ntibacitse intege kuko bahise bashaka ikindi kintu gikomeye cyatuma Rwabugiri amutanga byanze bikunze. Nta kindi cyari gisigaye uretse gukwiza ikindi kinyoma ko umugabekazi Murorunkwere atwite inda ya se Ruteganya. Iyi inzoka yizingiye ku gisabo bigenda bite? Icyo ni ikibazo Rwabugiri yabashije abiru ndetse n'abanyabwenge be. Iri ryabereye Rwabugiri ihurizo rikomeye yaburiye igisubizo akimara kubwirwa ko nyina Murorunkwere yaba atwite indaro ya se Ruteganya. Ubwo yibazaga niba azatanga se Ruteganya ari wajyanywa n'inzoka agasiga nyina wiswe igisabo, cyangwa niba azabanyonga bombi. Mu gushaka igisubizo cy'iki kibazo yitabaje abeshesha akanguye barimo Remera, Rutanganshuro na Rwakagara. Babiri ba mbere bahisemo kwica iyo nyamaswa n'igisabo kikameneka bakajyana. Naho undi avuga ko wayikanga ikavaho maze ukayica utamenye igisabo yari yizingiyeho.
Iyo ni inama yatanzwe na Rwakagara. Rwabugiri yatumye abajya kumusuzumira koko niba nyina atwite. Yumvise itekerezo cya Rwakagara ari cyo kinyamibwa. Umutware wabo Nkoronko yari atumye gusuzuma icyo kibazo yabaye Nkoronko. Uyu ngo yagombaga kumusaba kwiyambura maze agasuzuma koko atwite. Rwabugiri yamushinze ibi kuko ari washoboraga kureba ubwambare bw'umugabekazi, na cyane ko yari yarigeze kuba umugore we mbere y'uko asumbakazwa na Mutara Rwogera. Rwabugiri ntiyari azi ko burya icyo kinyoma gituruka kuri Nkoronko. Birumvikana ko Nkoronko nta kindi yari gukora atari ugusoza umugambi we yashimangira ko Muronkwere atwite koko. Rwabugiri yasabye ko nibasanga inkuru ari impamo bazabaha Seruteganya nabe, ariko bakirinda imirwano kugira ngo Muronkwere atabigwamo. Iryo tegeko ntiryakurikijwe kuko abari bateye kwa Seruteganya bahisemo kurwana nawe ngo agwe mu rugamba, bityo Muronkwere ntazamenye uwamwishe. Batinyaga ko yakwihorera aramutse amenye uwishe umugaragu we Seruteganya. Urugamba rwo gufata Seruteganya ntirwahiriye Nkoronko kuko mu gihe yashaka gufata mpiri Muronkwere yohereje abagabo 3 bo kumuzana, maze abari barinze Muronkwere bakabica ndetse bakica n'umugabekazi, hanyuma nabo bakitwikira mu nzu. Urupfu rwa Muronkwere ngo rwabaje Rwabugiri cyane ku buryo yamaze igihe yigunze, kugeza ubwo Rwingondo ari umuja wa Nyirakigeri Muronkwere ameneye ibanga Rwabugiri ko burya umugabekazi ataratwite. Rwabugiri nawe ubwe yohereje abagore babiringirwa bo gusuzuma umurambo wa Muronkwere, basanga cyari ikinyoma cyambaye ubusa. Ibyo byatumye Rwabugiri abona ko nyina arenganye ndetse ko na Seruteganya yari umwere. Byatumye kandi abona ko abo bari kumwe mu buyobozi ari abanzi be, maze yemeza guhorera nyina. Yatangiye iperereza ku bagize uruhare muri ibi byose, maze atangira kwica uwo ari we wese mu bahamije ikinyoma cyatwaye ubuzima bwa nyina, kugeza kuri nyiri ku Gihimba ari we Nkoronko. Ni muri iyo nkubiri yo guhorera Muronkwere abagore 3 ba Rwabugiri batanzwe bakicwa, barimo na Nyiraburunga nyina wa Rutarindwa, maze mu iyimikwa rye akimana n'umugabekazi utari nyina. Uwo nta wundi akaba umwegakazi Nyiramibambwe Kanjogera. Rwabugiri umwami yahanganye mu kurwara intambara, umwami wakunze gutanga abantu cyane, yataze adashaje, bityo ubutegetsi bwe burangira ku buryo butunguranye. Ubwo yiteguraga gutera mu Nyabungo, yabanje guca ahitwa Kiyanja ya Gitarama, ubu ni mu bice bya Masango, aho yari yujuje urugo rushya. Uru rugo ngo rwari rwarubatswe n'umutware witwa Bayibayi mwene Buki, akaba n'umuvandimwe wa Munigankiko. Muri uru rugo rushya kandi ngo niho Ntambara ya Rubindo, umuntu wa nyuma watanzwe na Rwabugiri, yiciwe azira ko ngo yashatse kumuroga. Umwami Kigeli wa 4 Rwabugiri yatanze mu mwaka wa 1895 arashwe umwambi mu jisho, arashwe n'abashi ubwo yari muri Rusizi avuye mu bitero byo kwijwe. Umugogo we waje gushyingirwa mu irimbi ry'abami n'abagabekazi babo mu mudugudu wa Nyakavunga, akagari ka Kigabiro, umurenge wa Rutare, akarere ka Gicumbi, mu ntara y'Amajyaruguru. Ubwo inkuru y'urupfu rwa Rwabugiri yamenyekanaga, umuryango we urimo Rutarindwa, Kanjogera n'abana ba Rwabugiri ndetse n'abatware bose ngo bateraniye Kiyanja bahakorera imihango y'ikiriyo, imihango yo kwera no kwirabura. Ibyo kuvuga ko uzamusimbura byo ntibyari ngombwa kuko Rutarindwa yari amaze imyaka igera kuri 5 atangiye gutegekana na se nk'uko byakorwaga. Ariko nanone igihe cyari kigeze cyo kumwegurira ububasha kumugaragara. Iyo mihango y'urupfu birangiye ngo barimutse bajya ahitwa Gatovu, naho hafi ya hariya Kiyanja bahakora imihango yo kwirukana umuvumo wahitanye Rwabugiri nk'uko babyemeraga muri icyo gihe, ari nako bashaka kuba bari nyirabayazana w'uwo muvumo wahitanye umwami. Nyiribyago yabaye Bayibayi kuko ngo ari we bakishije iyo ngoro nshya y'umwami
maze aratangwa aricwa n'abahungu be babiri, Rukemampunzi na Binigimpara. Kuri aba haniyongeraho kandi mwene wabo witwaga Gakarama ka Kamuzinzi. Uyu Kamuzinzi akaba yaraguye mu gitero cyo ku Buntu Buzindu. Ibi birangiye, Rutarindwa yarimitswe ariko yima afite abantu batamwemera nk'umwami nyakuri, barimo abiru n'abatware bashinzwe iyimika, kandi muri bo akabona inkoramutima cyangwa se bene wabo wa Kanjogera wari umaze kugirwa umugabekazi w'umutsindirano, kandi nawe yifitiye umuhungu mukuru. Muri ibyo bikomerezwa hari harimo Kabare na Ruhinankiko, basaza ba Kanjogera, umutware Rutishereka watwaraga umutwe w'ingabo zitwa Abashakamba, akaba n'uwitwa Rukangirashyamba rwa Kanyamuhungu, nawe wari igisonga gikomeye ibwami. Nubwo abagabo batari bashyigikiye imikwa rya Rutarindwa, nawe yari afite abamukomeyeho bamuri inyuma, barimo uwitwa Rutikanga rwa Nkuringoma na Kibaba cyandungutse, ari nawe warindaga Karinga. Aba rero bavuga ko nta mpamvu yo kuvuga ko Rutarindwa adakwiriye ingoma, kuko ngo umwami Rwabugiri wasize ayimuraze, bakavuga ko yaba ayikwiriye cyangwa atayikwiriye. Icyangwa ari uko yasize ayirazwe na nyir'ubwite Rwabugiri, kandi ko ngo ijambo ry'umwami ari ryo ryagombaga guhabwa agaciro mu maso ya rubanda n'abiru. Ababiru kandi bari bashyigikiwe na bamwe mu barwanyi kabuhariwe barimo nka Bisango bya Rugombituri batwaraga ingangurarugo, Mugugu wa Shumbusho watwaraga Barasa, na Muhigirwa watwaraga iz'inyaruguru. Mu kurwanya imikwa rya Rutarindwa, abamurwanyaga bakoresheje iturufu yo kumwangisha abaturage, bavuga ko ngo yakomoka mu muryango w'Abakono, ngo kandi ubwo bwoko bwarateye umwaka abatware bakomokamo, bagapfa urupfu rubi kandi rutunguranye. Ibirego bikomeye byaregwaga umwami Mibambwe wa kane Rutarindwa byari bishingiye ku mateka n'umuco. Ingero z'amateka zagaragazaga ko umugabekazi Nyiraruganzu wa kabiri Nyabacuzi yari umukono, ko ngo yateye umwaka umuhungu we Ruganzu wa kabiri Ndoli akicwa nabi. Umugabekazi Nyirayuhi wa gatatu Nyamarembo ngo yateye umwaka umuhungu we Yuhi wa gatatu Mazimpaka, aza kurwara amakaburo, aribyo bita ibisazi by'abakomeye cyangwa se ibisazi by'umwami, hanyuma aza gupfa yahuye ku rutare kubera amakaburo. Bati nyina wa Kigeli wa kane Rwabugiri, nyina Kigeli wa kane mu Runkwere nawe wari umukono, ngo yishwe n'umuhungu we umwami Kigeli wa kane Rwabugiri amuziza ko atwite. Nyuma yaho Rwabugiri yishe abantu bo mu muryango wahorera nyina asanze yarabeshyewe. Bivugwa ko ari umwaka w'Abakono. Ibyo byose babihurije hamwe bavuga ko umwami Mibambwe wa kane Rutarindwa atazigera ateza u Rwanda imbere. Ariko mu by'ukuri icyari kigamijwe ko ari ugushaka kwimika umuhungu wabo, ni ukuvuga umuhungu w'amaraso y'umugabekazi Kanjogera ari we Musinga. Ikindi kirego berekanaga ko umwami Rutarindwa yari umwami utazi gufata ibyemezo, kandi afite ubumuga bw'umubiri kubera umubyibuho ukabije watumye atava mu nzu, akarwara ibisebe n'amavunja hose. Bamushinjaga ko ingoma yamurambiye kandi atari we wagombaga kuyima rwose. Umwanditsi Alex Kagame avuga ko Ruhinankiko yamutangaje ko umwami Mibambwe wa kane Rutarindwa ashobora kuba yararozwe uburozi butuma b'ikigoryi kuva akimara kwima ingoma, ubwo Kigeli wa kane Rwabugiri yari akiriho. Bamwe mu nkoramutima za Rutarindwa babonaga ko ingoma yigana habi, batangiye kumugira inama yo kuba maso no kwikiza abari bahanganye nawe, ariko akabima amatwi. Muhigirwa watwaraga Inyaruguru yagiriye inama Rutarindwa yo kwigizaho bamwe mu bari bagize itsinda yabonaga rishobora kuzahirika ubutegetsi bwa Rutarindwa. Yasabye Rutarindwa kwicisha Kabare na Rutishereka, hanyuma ingabo bayobora akaziha abandi batware. Uruyange rwa Kabare busabye ku ruhu witwa Nkangabeshi mwene Nyamushanja, naho umutwe w'Abashakamba akawuha uwitwa Karara. Ibi ariko Rutarindwa yarabyanze, wakavuga ko byamuteranya n'umugabekazi Kanjogera, nyamara ntamenye ko n'ubundi ntacyo aramira. Hagati aho urugo rw'umwami rwaje kwimukira ahitwa Nyamagana muri Kigoma witegeye i Nyanza. Muri icyo gihe nibwo wa mutoni wa Rutarindwa witwaga Nkangabeshi yishwaga azize Kabare. Ibintu rero byarimo bigana habi cyane kuri Rutarindwa,
kuko icyo gihe hari n'ubwumvikane buke hagati ya Kanjogera na Mugugu wa Shumbusho watwaraga igisaka cy'igihunya buturutse ku Cyubahiro n'Amaboko, dore ko ngo uyu mutware yatwaraga agace kari kubatsemo urwo rwa Rwabugiri rwarimo Kanjogera. Ayo mahari yaje gukomera ku ngoma ya Rutarindwa kuko Mugugu yarabogamiye ku ruhande rwari rushyigikiye Rutarindwa. Rutarindwa ntiyigeze abasha kurengera Mugugu wari mu mazi abira kandi amushyigikiye, mu gihe Kanjogera yari yasabye ko uyu mugabo yatangwa akicwa. Impamvu ngo yabarateraga Rutarindwa kutarengera Mugugu ngo yangaga kuvuguruza umugabekazi we. Mugugu yasabye ikiruhuko umwami ngo yegiriwe mu rugo ahitwa i Burima muri Ntongo ya Gitarama. Ibyo ngo yabikoreye kugira ngo abanzi batamushungera kuko yari azi neza ubwo yari umutegereje, ariko n'ubundi nyuma y'igihe gitageze iwe ingabo zo kumwica zamuteye ziyobowe na Rwidegembya rwa Kigenza, maze we n'abe bose batwikirwa mu nzu. Umwami Rutarindwa yasimbuje Mugugu wa Itare rwa Rutishereka wari mu itsinda rimurwanya, yibwira ko aribwo buryo bwo kugabanya amakimbirane hagati ye n'abamurwanya, atazi ko ahubwo arimo kubatiza umurindi kurushaho. Igitero cy'Ishangi. Nyuma yo gutura mu Ruhango hariya za Nyundo na Bunyangombe, ibwami bimukiye muri Rusatira ya Butare ahitwa Igiseke. Aha rero muri Rusatira ngo niho Rutarindwa yakiriye intumwa yoherejwe n'umutware Rwabirinda wategekaga mu Kinyaga, aje kumubwira ko icyangugu abazungu bahatiye bakaba bashinze ibirindiro Ishangi. Rutarindwa ngo yahise akoresha inama ikitaraganya abatware bakuru kugira ngo barebe icyo bakora. Uwitwa Rwangampuhwe rwa Nkangura niwe wategekaga ingabo zitwa Bakeramihigo. Uyu rero ngo yasabye ko batagomba kwibeshya ngo baje kurwana n'abazungu kuko Rwabugiri ubwe ngo yaravuze ko ntawe ujya barwanya ngo abatsinde. Ibi ariko Kabare na Rutishereka barabyanze, bavuga ko badakwiriye kugendera ku byo Rwabugiri yakoze, ahubwo basaba ko bagomba gutabara mu maguru mashya kuko igihugu cyari cyatewe. Iki cyemezo ngo ryatsinda riri inyuma y'umugambi wo kwireza Rutarindwa, ryashakaga kucyururiraho kugira ngo abe yazira ibi bitero by'abazungu, hanyuma mu gufata ubutegetsi berekera rubanda ko ibyo bavugaga ko n'ubundi atarakwiriye ingoma ari byo. Ubwo bashaka kuzura rya hame bavugaga ry'uko ubwoko bw'abakono butera umwaka. Mu kwezi kwa karindwi ko mu mwaka w'1996 niho bateguye igitero cyo kujya kurwanya abazungu Ishangi. Shoza-mihigo mwene Rwabugiri agirwa umugaba wacyo aherekejwe na bamwe mu bakomeye nka Mwigirwa na Bisango bya Rugombituri. Iki gitero cyahitanye Abanyarwanda benshi batabarika bari bagitabayemo, harimo n'umwe mu nkuramutima zari ku ruhande rwa Rutarindwa ari Bisango bya Rugombituri. Mwigirwa we yashoboye kurokoka kuko yabonye byakomeye agakiza amagara ye. Abanyarwanda bakwiswe inshuro maze ubwami bayoboka ku neza hakoreshejwe inzira y'imishyikirano hagati y'impande zombi. Mu rwego rw'imishyikirano ku ruhande rw'u Rwanda hoherejwe Rwabirinda na Rwidegembya bajya gutwara Ishangi mu izina ry'abazungu, maze abazungu nabo ngo boherereza umwami impano zirimo imyenda, ariko amakuru avuga ko umwami yanze kuyambara bakayijugunya mu Kanyaru. Igihe Mugugu wa Shumbusho yapfaga na Bisango agapfa, ariho nkuramutima zagombaga kurengera Rutarindwa, byagaragaye ko amaboko yari arimo akendera kuko mu bakomeye bo ku ruhande rwe hari hasigaye gusa Muhigirwa, nawe waje kurwara ibinyoro akaza kwiha akato kuko byanduraga. Si ibi gusa kuko hari n'ibindi bikorwa byagaragazaga intege nke z'uyu mwami muri icyo gihe, kuko ngo yari asigaye atanga itegeko ntiryubahirizwe, cyane cyane kurebana no gutanga abantu nk'uko umwami yari abifitiye ububasha. Urugero ni nka Kanuma ka Byabagabo mu ngabo zitwa Impama kwica, umwami yatanze itegeko rimutanga ngo apfe, nyamara izo ngabo zanga kumutanga zikomeza kumurengera abahatyo. Ibyo umuntu yabyita skandale cyangwa amahano. Kumva ko umwami yaciye iteka rubanda bakamugamburuza bakarivuguruza, ibyo ntabwo byari ibintu bisanzwe. Ngayo nguko. Turagushimira cyane ko dukurikira, tubiha agaciro cyane, ibyo tubwira n'abandi. Ndatekereza ko amaze gukanda kuri subscribe no kunzogera. Nanone mu gihe wumva wishimiye ibyo dukora, wabigaragaza dukandira kuri like cyangwa se ukagira icyo uvuga muri comment. Ushobora no kutubwira uti muzatubwire no ku mateka runaka y'ibunaka cyangwa ibyabereye aha n'aha. Turakurahetse ngo ukomeze ukurikire ibyo tugenda dushyiraho. Erega n'ubundi
ngo utazi yava ntiyamenya n'iyajya.